ngire wenda kanibaza mukecuru biriya bintu yambwiye muri rwandiko nibyo cyangwa njye nta kintu mbizi koko nta kintu mbizi nubwo nari nkubashingira ngo numve niba ari ibintu byo guhabwa agaciro kubera ko urumva ntabwo biriya bintu njyewe nigeze ntekereza ko bishobora kuba byarabaye mu rugo rwanjye keretse bibaye byarabaye wabikuye ibyo bintu uba wabikuye uzakora ku muntu Emi mugira imana umwana bo wa kamarade kuko natabo wa kamarade kaga karabaziye we na Grace ibyo mwigize iyi ni finale yabyo ariko Deborah reka nkubaze ubundi ushobora kuba hari ikindi kintu kikugenza muri uwo kitari amaguru nkurikije uburyo uba ushaka kumenya ibyanjye na Grace hari ikindi kintu kikugenza muri uwo ubwo mwakabaye muntinya buryo kimenyamo amakuru yayo yabonye mbagira ngo nanabereke ko kubeshya atari byiza njye ubwanjye nabibarije se ko musa nabagiye mu gihe nta kintu mwambwiye none se ubundi reka nkubaze okay reka tubare ibyo bintu urabimenye urumva ibyo bintu biraza tugufasha nanjye ndakubwiye ngo ugire imana umwana bo wa kamarade kuko natabo wa kamarade naho none akagiye niyo finale yawe na Grace pe none urumva urabicikira hanyuma se byose ko nzi ko wabeshyara nabyo uzabibeshya Deborah kigaragara no kubyanjye na Grace cyishimiye sibyo kandi nanjye ntabwo mfatana hari ibintu byinshi tutajya two numvikaniraho nawe ariko ntabwo ndi umuntu mubi ku buryo tuzabireba mwiza n'umutwe ubona n'ibyo ngibyo bigiye mu bindi hari ibyo wambwiye se ahubwo mbwira ngo Grace musize he Emile na Grace ndetse na Deborah na kamarade noneho urugo rwabo kabisa byakomeje kwivangavanga Emile na Grace ibintu byabo bikomeje kubabanira bo kabisa mwabyiboneye so ushobora kuba ufite ematsiko y'ikintu kigiye gukurikiraho nanjye nicyo kinzanya hangaha so nkwibutsa gukanda subscribe ubundi ujya hasi muri comment wandike mu gitekerezo cyawe ese urabyumva gute uratekereza iki n'icyo urimo kwibaza ese ufite izihe ntego se uri kubona iyi filime iri kwerekeza hehe so dukomeze twibanire no mu zindi episode ukanda like usharinga ubundi wandike comment unakanda subscribe ndetse no kunzogera iyi filime rero murabona ko kabisa bibashe kuba byakomera ibintu byababanye birebire ngira ngo mwabonye ko Deborah amakuru yose aba yafite 5 kwa 5 ikintu cyose Emile na Grace bagiye kuvuga cyangwa se bari gupanga byose aba bifite ku murongo kabisa mwabyiboneye ko ntari abagiye gupimisha DNA abavuye arimo kubabwira ngo nubwo ari Emile gusa waje ariko aramubwiye ati se none ubonye DNA usanze ari izande ko umwana aramutse ari uwawe noneho wajya he umva ko nabahishiriye pe ntako ntagize atese wajya hehe wabikora iki wabikora ute noneho ko narabahishiriye ntako ntagize ariko ibyo ngibyo byakwivugira ntimwabihisha so Emile rero yahise yikanga aravuga ati se uyu muntu yabimenye ate amubaza ati wabimenye gute wabibwiyeho n'iki barambwira ati arababwira ati nubwo mwamisha ariko mujye muntinya kuko amakuru yanyu yose mbanye afite nshaka ya nabashyira hasi so Deborah rero n'umwana mwiza kandi mwabonye ko n'igihe yahuye na kamarade yamubaje ati se ibintu Mutoni yavugaga byaba ari byo ndati oya rwose sibyo ariko mu by'ukuri byari byo ndetse nuko yabahishiriye iyo ashaka yari kubivuga cyangwa akabashyira hanze ariko yavuze ati rwose Mutoni afite ikibazo mu mutwe Mutoni ntago ameze neza nawe warabyiboneye afite ihungabana ibintu nyine amugeretseho ibintu byinshi kugira ngo kamarade yumve ko ibintu Deborah arimo kumubwira nyine ko ari byo ko nta kibazo rwose ara rero bikomeza gutuma rwose kamarade ajya mu rujijo
gusa twe twifuza ko yamubwiza ukuri ibyo twari dukeneye, ariko nanone harimo kwitonda kuko ashobora guhita amubwiza ukuri, wasanga amubwije ukuri kamarade rwose agahita wenda amufata ukundi kuntu, cyangwa se bikaba byatuma wenda nka Grace agira ibintu ahindura, kuko kamarade mwarabibonye ko nawe akunda umugore we cyane, akunda umugore we cyane ku rwego ruri hejuru. So rero noza Deborah agomba gukipinga attention, agomba kwitonda, ibintu akabitwara gakeya, kandi rwose yabitwaye gake. Ahubwo turimo kwibaza kiriya kintu yabashije kuba yabaza, mwumvise ko yabwiye kamarade ati rwose mbabara uzanshakira umunsi tuganire, ndikumva hari ikintu nshaka kumubwira. Ese yaba agiye kumubwira ko amukunda, yaba agiye kumubwira ko akimwemera, se yaba agiye kumubwiza ukuri ku bijyanye na Emile na Grace? Niba nawe uri kwibaza icyo kibazo kigomba gusubizwa kabisa, we kanda subscribe, ubundi ujye hasi muri comment wandike igitekerezo cyawe, urabyumva gute? Ubundi aba bantu bagakwiye gufungwa, rwose izi saha bakaba barafunzwe, ariko hari ibimenyetso biba kiri kwegeranwa. Ikindi kandi buriya barashaka kumenya niba Deborah yaba nta ruhare yabigizemo, ariko ngira ngo murabizi ko Deborah nibamugeraho we yahita bivugisha ukuri kugira ngo azafungwe, urugo rusigare rubereye aho. Deborah yahita bivuga, abanyabyaha bakagenda. Kandi kamarade mwabyumviye ko yavuze ati njyewe rwose ndabizi ko abicanyi bamaze kugaragara bahari, rero dutegereze mama Mutoni abone ubutabera, ndetse n'uwamuciye ururimi nubwo ataramenyekana nawe agomba kumenyekana. Urumva ko nubwo kamarade nta makuru abiziho yuko abantu babicanyi bari mu rugo rwe, ariko nawe arabizi ko mbese bamuhaye amakuru ko abantu babicanyi rwose ko biri kose bahari, bamenyekanye, atari ibintu byo gupapira. So murumva ko rero turategereje, ahubwo kiriya kintu Deborah ashaka kuba yabwira Grace, ashobora kuba ashaka kumubwira ko amukunda, bitewe n'uko mwarabibonye ko abigerageje inshuro nyinshi kabisa, nyinshi, kandi yagerageje gushaka ko uburyo yabona umwanya, uburyo kamarade yamubonera umwanya, ariko byakomeje kugorana. So umuntu rero witwa Deborah ashobora kuba ashaka kumubwira ko amukunda, ndetse amukunda nk'umuntu w'umugabo, wamubera umugabo. Ikindi kandi nta yindi trick yakoresha usibye guhita amubwiza ukuri, amubwira ati mu by'ukuri rwose ntaciye ku ruhande, Emile na Grace bakora ibingibi. Noneho hari ikindi kintu mutazi, ari amakuru tubona buri gihe yafashe yakuruye. Ese ari amakuru wakwibaza ngo ayafata ryari, ayamenya gute? Deborah ashobora kuba akoresha tekinike ya kamera, cyangwa se telefone, cyangwa se udukurura amajwi. Ikigaragara afite amakuru yose ku buryo isaha n'isaha azahita ashyira hasi Emile ndetse na Grace. So murumva ko rero ntago ari ibintu buriya Deborah yize umutwe neza, yarawize umurongo arawiga neza, ntago ari ibintu byo gushakisha. Deborah amakuru yose y'ibyo arayafite, byo ni ibisanzwe, aya makuru yose arayafite, arayabitse. Ariko mbibutsa ko buriya nta yindi tekinike usibye kuzagenda akabwira kamarade akamubwiza ukuri. Ikindi kandi araza no kumenya, amenye ngo amakuru bakuye hariya, amakuru bavanye kwa muganga nayahe. Buriya nayo agiye gushaka ukuntu yayamenya, kandi namara kuyamenya azahita yabwira kamarade. Nayabwira kamarade ni ibintu byoroshye cyane. Kamarade azahita avuga ati okay, ahubwo mugani ko nanjye ntabikeka n'ibintu nyine ashobora guhita avuga ati okay sava, niba nta bwoba umwana akaba ari uwanjye, tujye kwa muganga tujye gupimisha turebe ese umwana ni uwande. Hararo niho ruzingiye kabisa, niho ruzingiye. Deborah buri ibintu byose yamaze kubyegeranya, isaha n'isaha yabashyira hasi, kandi rwose natwe nibyo twifuza, kuko Deborah nako kamarade na Emile na Grace nako ni abantu babicanyi b'abagome rwose. Nubwo nabo ubwabo batangiye gusubiranamo, ariko ni abantu kabisa babicanyi, batari abantu beza, n'abantu bagomba gufungwa bakava muri biriya, bakava muri rwa rugo, bakareka kwangiriza urugo. Ahubwo wenda Deborah yashaka kanisigaranira na kamarade, kuko baranabiranye ntacyo batwaye. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye kabisa, bikomereye umuntu witwa Grace ndetse na Emile.
So urumva ko rero niba ari bwo ugeze hano bwa mbere kanda subscribe ubundi ugiye hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe, ese urabyumva gute, ese ibi bintu by'abantu urabibona gute, waba ubyishimiye cyangwa se hari ikibazo gifite, jya hasi muri comment ubyandikemo, kuko ibitekerezo by'abafana cyangwa se by'abakunzi ba filime nibyo bigenderwaho mu gufata amashusho ya filime cyangwa se mu gutegura filime.